Well, reka nanone nguha ikaze wowe wakoze subscribe kuri Msafi TV. Nizera ko ukomeje kugenda ugubwa neza cyane. Amakuru yo ni menshi amakuru akomeje kugenda cicikana, ariko nanone na makuru nakita ko ari meza. Na makuru nakita ko ari meza dukesha polisi y'u Rwanda, aho uwitwa Ruberintwari Nelson yamaze kuba yaraswa cyangwa akaba amaze kuraswa kano kanya. Nelson Ruberintwari nuwakekwagaho kugira uruhare mu rupfu rw'umukobwa witwa Umutoniwase Diane wiciwe mu kabari aho yakoreraga cyangwa mu kabari yakoreraga mu gaherereye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 21 niba ntibeshye. Polisi rero ikabivuga ko yamusanze hanyuma agashaka kuyirwanya akoresheje icyuma agahita araswa. Ni inkuru yamenyekanye ejo ku mugoroba mu gitondo cyo kuwa 21 uyu aho byavugaga ko uyu Ruberintwari Nelson ariwe wishe Umutoniwase Diane, cyane ko ngo basanzeho ikoti ryuzuye amaraso menshi, birumvikana ko igihanga cyamufataga. Hanyuma uyu rero akaba yamaze kuba yaraswa aka kanya tuvugana. Ni amakuru dukesha polisi y'u Rwanda. Hanyuma ubwo nihagira andi makuru araza kuba yajya hanze dukesha polisi y'u Rwanda nicyo ibivugaho, turaza kuza nanone tubabwira. Ariko nkanjye numva polisi yakoze akazi kayo, kuko ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Mu gihe rwose polisi yafata umwanzuro umuntu wishe undi nawe akajya yamburwa ubuzima, nibaza ko byarutaho byagira icyo bikemura, kuko abantu benshi bakomeje kwica abandi urusorongo. Urabona aho ngaho kumva inkuru uti Musanze umugabo yishe umugore, Huye umwana yishe nyina, umugabo yishe umuturanyi. Ibyo bintu polisi nibihagurukira abantu bose kajya bahana nkuko yabashe kuba yabigenza kuri uyu Ruberintwari Nelson ukekwaho kuba ari we wishe Umutoniwase Diane. Nibaza ko hari ibintu byinshi byakemura. Nibaza ko byatuma some people like byatuma umuntu yongera kuba umuntu, ku buryo ureba umuntu ukamubonamo umuntu, kuko ubu ngubu abantu sinzi ikibazo gihari, kuko mu nkuru nyinshi dushobora kumva ku munsi ni inkuru z'abantu bisha abandi. Polisi rero nidufashe, polisi y'u Rwanda rwose nidufashe, ikomeze ibigenze muri ubu buryo, ikomeze niba wishe umuntu nawe bagushyira hariya, bitanga isomo ku bandi bantu, bitanga isomo kuri societe nyarwanda, wongera ubona umuntu mu muntu, sibyo? Kuko ibi bintu bimaze kuba binini cyane. So ayo niyo makuru akomeje kugenda avugwa cyane. Ni inkuru itaramara igiye hanze, ariko ni inkuru itangazwa na polisi y'u Rwanda muri rusange. Ari nako nkubwira ko Tito Rutaremara nkubwira impamvu atajya yambara karuvati, bitandukanye nuko bimeze ku bandi banyacyubahiro benshi. Uyu musaza we ngo bwana Tito Rutaremara asobanura ko nk'umuntu uba muri Afurika hashyuha, aho abenshi baba bakwiye kwambara imyambaro yoroshye, yabonye atari ngombwa ko yakwambara karuvati. Uwo ni umusaza Tito Rutaremara. Yagize ati niyiki se karuvati, wowe kuki uyambara? Ni uko numva nta kivuze. Muri Afurika hasanzwe hashyuha, i Burayi bikubitiramo ko haba hakonje. Abajijwe niba i Burayi ho yayambara, yasubije ati oya, nakubitagamo igifurari nuko nanga kwizirika. Urumva? Mwebwe rero abantu mwambara amakaruvati murabyumva, umusaza yabarabuye ni ariko totally birebeye mu zindi mande, ni ukuvuga ngo muri Afurika exactly harashuha nkuko umusaza bivuga Tito Rutaremara, ariko usanga abantu benshi biyambariye za karuvate nk'uburyo bw'umurimbo cyangwa iki, ariko
Umusaza bati ngewe ntabwo nakizirika rwose, ntabwo nashobora kwambara karuvati, niyo najya i Burayi rwose sinshobora kwambara karuvati, ahubwo nikubitiramo cya forari ubundi ubuzima bukagenda neza cyane. Reka rero nkwifuriza komeza kugira ibihe byiza cyane, nkwifuriza komeza kugira ibihe byiza cyane, ari nako nkomeza kugukomeza utameze neza, hanyuma wowe bimeze fresh. Reka nkwifuriza gukomeza kuryoherwa, hanyuma kandi nanone ngusaba gukora subscribe kuri Musafi TV aho utarayikora, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byinshi mbana guteguriye hano, ari nako nkomeza kukuragiza Imana. Asla vista njye nkuko bisanzwe komi ayo Safi Taiga. Nkwibutsa ko mu makuru tumaze kuba tugarukaho nakubwiye ko uwitwa Robert Intwari Nelson amaze kuba yaraswa kano kanya turimo turavugana, kano kanya urimo uraswitchinga on kuri Musafi TV. Hanyuma umusaza Titaro Mara nawe akaba yamaze kuvuga impamvu atajyambara karuvate ndetse n'impamvu yumva itari ngombwa. Asaba vita nibisanzwe yo komi ayo Safi Taiga.